ariko ndabaganiriza gusa simbabwiriza ndabaganiriza gusa siko ndabaganiriza kandi umwanya utari muto witeguye. Ndashima Imana iduhaye uyu mwanya. Reverend Joshua yambwiye ngo mbashimire, none uko simbashimiye ndabashimiye cyane, mwagize neza. Abato n'abakuru, abaririmbyi, amatorero yose, abapasitori n'abakristo mwese Imana ibamugishe, ndetse n'abashyitsi batugendereye twabishimiye cyane. Ikindi ni abakorari bacu baririmbye neza. Mubonye akarasisi gaciye hagaha, nabuze noneho ngo bazoza batangira saa 8, tubaha ibyago bya saa 8, nibigera saa 10 irindi bari dusigiye natwe. Tuzobyiga neza kuko iki kibazo tugomba kubihagurukira, kuko nitutagihagurukiraga kuko murabona ukuntu giteye isoni. Naye ntabwo ni muremure kuko murabona ukuntu giteye isoni. Uvuga ngo iki kintu nitutagihagurukira ahubwo nimba kora atazozarimba korari imwe mu ikanisa, korari imwe tuza tubabwira baze batangire saa 7, nibagera saa 9 n'igice natwe abantu bakuru tuze gutangira ibyana, kuko ikintu wakoze si cy'abakristo. Umukristo agomba gutangirana n'amateraniro akarangizanya nayo. Murebe nk'abasaza bangana gutya biri wahangaha bategereje ngo muririmbe nimumara mutahe. Ubwo abasazaga bari bategereje ngo muririmbe mutahe babone gusigara mu ijambo ry'Imana. None rero iki kintu kigomba gushugurikirwa, atari uko tuba tubwira amateraniro abiri, aya makorari n'ay'abantu bashaka kumva ijambo ry'Imana, n'abashaka kumva ijambo ry'Imana kuri wa, n'abashaka kuririmba kuri none turashimira n'abashyitsi bacu, ndabona turi kumwe mu Uganda, turabishimiye cyane kandi ni karibu. Imana ibamugishe. Bambwiye ngo mbwirize haramishe basengeshe, kandi naje nari nagize impungenge ko Reverend Joseph aja kumeza hakiri abakorari, ntabwo amara koza gufatwa tukabicira umwanya. Niko naza n'ubu ariko nubwo numva afashweho gatoya, munyikirize amen. Mwira uzamura amaboko y'Imana ishoboye, asifiwe Yesu. Akayengera ko gufata ukunda kumuvaho gatoya, ndugu igitaramo kabisa. Ariko munsi imbaraga za Pasaka, imbaraga za Pasaka zirakomeye. Igitabo cya Yohana ibice 11:25 aravuga ngo nije kuzuka n'ubugingo. Ndaga ko tuja gusohoka, nazongera ngo tuganire gusa, nayo tuganire nk'iminota myinshi tutarame yindi. Ubwo umutima wacu yakoze cyane, yavuze imbaraga z'umusaraba, aravuga ngo yari kutubwira n'umuzuko, ariko umwanya wabaye mukeya, yari kutubwira n'imbaraga zo kuzuka kwa Yesu. Reka arizo nkomerezaho naje gatoya mu minota mikeya cyane ko Yesu yazutse, kandi igikorwa cyo kuzuka kwa Yesu ntabwo ari event ya Easter cyangwa ya Pasaka, ni imbaraga tugendana mu buzima bwacu bwa misi yose. Bibiliya ivuga kenshi guhera mu itangiriro ukageza mu byahishuwe, Bibiliya ivuga ibyo kuzuka. Mu isezerano rya kera Bibiliya ivuga umuzuko w'igicuri, mu isezerano
isezerano rishya bibiri kabivuga nk'umwuzuro w'icyo gitugu cyangwa amasezerano. Iyo usomye mu isezerano rya kera hariho ibyanditswe byinshi cyane mu buryo ntari buje muri detaye, ariko mu ncamakeya umuzuko birivuga ni resurrection, kuzuka ntabwo ari igikorwa cya Pasaka narindi gusa, ariko ni divine, ni ihame ry'Imana ryahishuwe guhera mu byanditswe kera. Kuzuka Imana yahishuye kera cyane, kera tutaraba nibwo Imana yahishuye umuzuko mu byanditswe. Ariko uwo muzuko Imana yavugaga wari kuzuzura mu bice bitatu. Wari kuzuzura ari uko urupfu rutsinzwe, ukuzura ari uko kuzimu itsinzwe, ukuzura ari uko kubora gutsinzwe. Ni ukuvuga ngo ibi bintu bitatu nibyo umuzuko uturukamo. Iyo Bibiliya ivuga kuzuka, ibivuze ko hakoretse ibintu bitatu. Ibivuze ko urupfu rwashinzwe, ikavuga ko kuzimu yatsinzwe, ikavuga ko kubora kwatsinzwe. Ibi bintu uko ari bitatu bitakirimo, umuzuko uba wuzuye. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize kandi amen. Amen. Bibiliya ivuga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ngo ntiwakundiye uwera wawe ko ahora. Nta wundi muntu utarakoze keretse Yesu Kristo wenyine. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuga imbaraga z'umuzuko tuba turimo kwiga imbaraga twahawe z'uko urupfu twararutsinze, ukuzimu kidufiteho amaboko, kandi no kubora dushoboye. Mu gitondo narimo bwira abo twari kumwe ko iyo Bibiliya ivuga Yesu ikavuga imbaraga z'umuzuko, ibivuze cyane cyane detaye y'umubiri wa Yesu cyangwa umubiri w'umwuka. Uyu mubiri w'umwuka narimo babwira mu gitabo cy'Abakorinto, Abakorinto igice cya 15 no ku murongo wa 22 gukomeza, haravuga ngo Yesu yambuye, havuga imibiri, havuga imibiri. Iyo havuga imibiri niho mwumva neza rya jambo Bibiliya, rya jambo ya ndirimbo Reverend Joseph yaririmbye ivuga ngo Yesu yasize ubwiza, Yesu yambaye umuvumo wose, kuko haruwi yambuye ubwiza bwose, yambaye umuvumo wose n'umubi bwacu, nuko ubwiza bwose, yambaye umuvumo wose n'umubi bwacu. Niwe wahuje Imana ukunda Yesu, izina ryose niwe nzira yakunze yambara umubiri w'ubwiza, yambara umubiri w'igisuzuguriro. Ni ukuvuga ngo umubiri w'ubwiza Yesu yari yambaye wari umubiri w'umwuka, arawambura.
wari umubiri udapfa arawambura, wari umubiri utabora arawambura. Wamara kuwambura yambara umubiri wa kamere, yambara umubiri w'isuzuguriro, yambara umubiri upfa, yambara umubiri ubora. Abona kuza mwiza. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Mango operation yo kwaguruma Yesu yitangiriye mu ijuru, ariko twebwe niyo tuzasozanya ku munsi wo kuzuka kwake. Amen. Sema amen. Munyikirize amen. Haleluya. Imana yo mu ijuru asifiwe Yesu. Iyo Biblia ivuga incarnation cyangwa Yesu kwambara umubiri, Biblia ivuga icyo twari dufite, Yesu asiga icyo yari afite, yambara icyo twari dufite, kugira ngo atwambure icyo twari twambaye, atwambure icyo yari asanzwe yambaye. Icyo yari yambaye ni umubiri udapfa, ukuzimu kudashobora gukomeza kandi udashobora kubona. Sema amen. Amen. Woni umuzuko. Munyikirize amen. Amen. Tugituma umuzuko si Pasaka, umunsi wa Pasaka ni ikintu tugendana. Ishimwe ngendana umutima Sema amen. Mu gitabo cya Yobu yabuze ibyiringiro, ariko avuga ahanura Yesu Kristo ko azaza. Amuvuga mu byiringiro, avuga ko azahagarara mu isi, kandi avuga ko azabashe gufungura. Yobu igice cya 19:25 kugeza kuri 27 haravuga ngo umucunguzi wanje ariho, kandi aravuga ngo amaherezo azahagarara mu isi. Yari ahanura Yesu Kristo uzaza mu isi kudufungura, ariko icyo yari bavuga n'iki cyane bitaraba. Munsi aravuga ngo uruhu rwaje nirumara kubona nzabona Imana n'amaso, kandi Musa aravuga ngo amaso yanjye atarayundi niyo azabona. Aya magambo yari amagambo ya Yobu y'ibyiringiro byo kuzuka, kandi Biblia iravuga ngo ibyo byiringiro nzabivana, nzabisinzirana bibarukane ku myugariro y'ikuzimu, nijya kuzuka nzabizuka. Umunsi wo kuzuka niyo yandirimba muzamuririmba ngo azamura paradiso, azamura nanawera ariko bari batarabona ikintu cyitwa intsinzi. Intsinzi kuko bari batarayibona, imbaraga hejuru kuko bari batarazibona, imbaraga z'umuzi kuko bari batarazibona. Ikintu kimwe gusa bari bafite n'ibyiringiro. Yesaya reka sibesa je kuri Ezekiel 37 no ku murongo wa 1 kugeza ku wa 14 havuga hejuru y'amagufwa yumye. Iyo Biblia ivuga amagufwa yumye, Imana yabajije Ezekiel amubwira ngo mwana w'umuntu we, aya magufwa ukubona yakongera akabaho. Ezekiel aravuga ngo Mana ni wowe ubizi. Amagufwa Ezekiel yabonye ni ikintu cyitwa totobe, ni urupfu total, ni urupfu ruri total, ni ugupfa kompletema. Niyo magufwa yumye, niyo Ezekiel yabonye. Imana yarimubwiye Abisirayeli imitima yabo n'ubuzima bwabo ntagasa. Aragira mubaza ngo se aya magufwa yakongera akabaho? Imana iramubwira ngo ni wewe ubye. Ezekiel aravuga ngo Mana ni wewe gusa ubizi. Munyikirize amen. Amen. Imbaraga z'umuzuko ni imbaraga n'ubushobozi bw'Imana bufite kugarurira umuntu ubuzima nubwo yaba yapfuye totalema cyangwa kompletema. Umwuka wavuyemo bagashingura akabora. Imbaraga z'Imana zikamugarurira kubaho. Zo mbaraga zose. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize
munyikirize amen. Ntabwo ari ukuzungwa nabyo, ni uwapfuye komplete. Bibiliya ivuga igitabo cya Yona. Yona ni no ku 17 yabaye mu nda y'urufi iminsi 3. Iminsi 3 Yona ari mu nda y'urufi. Ni ikimenyetso cyo gupfa. Urufi kuguruka ni ikimenyetso cyo kuzuka. Yesu baramubajije wese uraduha ikimenyetso kigo tukwizeye. Aravuga ndakindi ikimenyetso utegereje Kristo cyayo. Munyikirize amen. Munyikirize kandi amen. Ikimenyetso cyayo ni iminsi 3 mu nda y'isi, ku munsi wa 4 akazuka. Yigeze kushira Yerusalemu mu minsi mikuru. Wagera minsi mikuru yeza inzu y'Imana. Wamare kuyeza abwira abantu arababwira ngo iyi nzu nayisenya kayubaka ubusa. Ntibamenya ko arimo kuvuga ko azasenya umubiri we ku munsi wa 3 akazuka. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Yesu yabuze umuzuko guhera kera. Muri ibi byanditswe igihe cy'abafarisayo n'abasadukayo muzasanga abagipaka bamwe bemera kuzuka abandi batemera kuzuka. Mu nzandiko za Pawulo, imbogamizi nyamukuru Pawulo yagize yigeze kugera kwa Mariya Agiripa n'Imatinesha aravuga ngo itoze. Baravuga ati Pawulo urimo kuyobya abantu, ati nta kibazo ufite yaboneka kutwara icyo cyo gusira. Nuko ndimo kwigisha abantu kuzuka wari kandi iwacu bamwe barabyemera abantu ntibabishima. Ariko iyo Bibiliya cyane cyane kuko umuzuko ibivuze ntabwo ibivuze kudushingura abantu. N'ubuzima tugenda, n'ubuzima tugendera, n'ubusinzi bwa buri munsi dutuye. Mu gitondo twari kumwe nababwiye ngo icyo Bibiliya yitiva ni ibintu bitatu: n'ubuzima bw'icyaha, icya kabiri n'ubuzima bw'ubwoba, icya gatatu n'ubuzima budafite ibyiringiro byo kugaruka kwa Yesu. Iyo niyo mva, ariko yaratuzuye. Amen. Munyikirize amen. Haleluya. Mu isezerano rya kera hari uko batekerezaga imva. Iyo mu isezerano rya kera ikintu bitaga ngo ni Sheol. Sheol ni izina ry'ikigiriki risobanura ngo ni silani, ahantu mu silani ahacecekerwa. Niko bafataga imva kuri bo. Nukuvuga ngo kuri bo umuntu wapfuye yabaga yageze ahacecekerwa. Nta rindi jambo nukororosa bakabika bagaceceka. Yageze ahacecekerwa. Icya kabiri mu gitabo cya Zaburi 6:6, icya kabiri haravuga ngo umupfu ntakibyibuka. Niko mu isezerano rya kera babaga bafashe ni ahantu umuntu agera akibagirwa Imana, ariko siko bimeze kuri Yona. Icya gatatu Dawudi ndagira ngo ni Dawudi wavuze ngo ninde uzagushimira ikuzimu. Bari bazi ko ari ahantu umuntu agera gushima Imana, guhimbaza Imana, kuvuga Imana, gukorera Imana, bikaba birarangiye ku buzima bwe bwose. Mu gitabo cya Yobu 10:21 ukuzimu bari bagufashe nk'ahantu h'umwijima. Yobu yaravuze ngo aho uzagenda singaruke. Icya kabiri aravuga ngo ni igihugu cy'umwijima kandi n'igicucu cy'urupfu. Niko mu isezerano rya kera bari bafashe ikuzimu kandi niko wari umeze, niko byari binameze. Dawudi yaravuze ngo nubwo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, iyo yabuze igikombe cy'igicucu cy'urupfu yabuze aho bagera bagaceceka umuntu atakiri kumva umubiri, yabaga ari mu mwijima umuntu w'igihe. Imbaraga za kuzimu zo tuvuga ngo azamukana urufunguzo rwa rupfu na kuzimu, akenshi ntabwo tubyumva, ariko abo mu isezerano rya kera barabyumva. Yobu yaravuze mu gice cya tubavuze aravuga ngo umucyo waho umeze nk'igitugu. Umucyo waho umeze nk'igitugu, ariko muzi igitugu za kera. Uwo niko umucyo waho umeze, uwo niko bafataga kuzimu. Mu Cyongereza haravuga ngo it
was captivity. Yari mateko. Umuntu ugiye ikuzimu yabaga agiye mateko. Imyuka y'abapfuye bari ikuzimu yabaga igiye mateko. Ariko Yesu ngo agire ikuzimu akora yo operation. Zabura amaboko y'Imana ishobora. Imana ishobora kandi. Asifiwe Yesu. Amen. Imana y'Imana ishobora. Agakiri kuba gusa itandukaniro hariho Aburahamu ariko nawe yagombaga kuvayo amaboko y'ikuzimu yaragufashe hari hakinze n'abakiranuzi bajaga mu gituza cye ariko bakaja ahantu hakinze hafi n'abapagani aho barebana. Ariko Yesu wagere bitondora imotekereza igitabo cya Petero cyanejeje cyane. Petero wa mbere 3:18 kugeza kuri 20 haravuga ngo Yesu n'umukiranuzi wapfiriye abakirani. Mwenyekirize amen. Amen. Ngo umukiranuzi wapfiriye abakirani bakubwira ngo tuyobore kumana. Kandi wamaze gupfa mu buryo bw'ubuzima, mu buryo bwo wamaze gupfa mu buryo bw'umubiri, waba muzima mu buryo bw'umubiri. Mwenyekirize amen. Amen. Mwenyekirize kandi amen. Amen. Yesu ngo yapfuye mu mubiri kugira ngo abone uko aba muzima mu mwuka, kandi ngo amare kuba muzima mu mwuka wa mwuka we uramanuka ikuzimu. Iminsi 3 yamaze gupfa umwuka wa Yesu wari muri operation ikuzimu, kandi ngo niwe yabwirishije imyuka y'abapfuye. Zabura amaboko y'Imana. Ngo ninari gukubitwa uyu munsi yari yanabisezeranye cyagisha nsamo arakibwira ngo uyu munsi turi bubane muri paradizo. Abakijijwe Yesu arababwira ngo uyu munsi nabimura ndimura icyicaro, urufunguzo rwa rupfu ndarutwara, urufunguzo rwa kuzimu ndarutwara, nabimura. Bibiliya ivuga ngo uwo munsi umunsi azuka ngo
Yesu aramwambia benshi ngo umvikane Yerusalemu. Mujikirize amen. Amen. Yesu alimumva umunsi wa gatatu kuzuka hari ibintu bigera kuri bitatu byose. Icyambere ngo yatsinze rufu. Icyakabiri ngo aba transforme. Arahindurwa. Mujikirize amen. Amen. Mujikirize amen. Amen. Yarasanga umubiri w'abantu arahindurwa arawangura. Yambara ubumana. Wabonye tubavuze ngo nzambara umubiri usa n'umubazo. Yasigiye isezerano nuko atazasiga namba se amukunze kona bona benze wa musozi zaiba Hallelujah. Now you will be
namwe kandi ni umwigisha w'ukuri ab'isi ntibabasha kumuhabwa ariko mwebwe muzamuhabwa. Agerageza kumukasoringa bishoboka, agera n'aho abasezera ko agiye kugenda, agera n'aho abasengera. Aravuga ngo Mana ubarinde, ubafashe, ubarindire muri isi. Umunsi ngo baza kumufata, ngo yabashije abantu baje kumufata ngo barababaza ngo se murashaka nde? Bazanye na Yuda ngo baramubwira ngo turashaka Yesu w'i Nazareti. Iryo jambo ariko yagiraga autorité yuko ngo kuba iryo jambo ngo basubira inyuma bose yikubita hasi. Baravuga ngo baragaruka ngo basa n'abaza ngo se murashaka nde? Ngo baravuga ngo turashaka Yesu w'i Nazareti. Ngo niba ari Yesu mushaka nimureke aba bagende mw'ijuru. Ngo yavuga iryo jambo kugira ngo asoze rya jambo rivuga ngo wampaye Imana sinatakaje n'ubu. Unyikirize amen. Sabura amaboko kandi Imana isohoka. Imana yo mw'ijuru isohoka. Asifiwe Yesu. Yabonye ko wenda muri aka kavuyo ko kumufata muri bibazo no kumufata gufata n'abigishwa be bakagendera barabati niba ari Yesu mushaka nimureke aba bagende hanyuma Yesu mushaka. Ijambo ryatangaje Petero ngo yabwiye Yesu ngo aramubwira Yesu yababwiye amagambo babasangira n'abigishwa be aho ababwira amagambo ya nyuma basezera. Bibiliya yaravuze ngo amenye ko igihe kigeze ngo arahaguruka kandi bari bagiye kurya. Ako Yesu yari yitangaza. Unyikirize amen. Ngo bari bagiye kurya bari ku meza ngo amenye ko igihe kiwe gusa kigeze. Ngo arahaguruka ngo arakenyera ngo afata umwitera ahamagara abigishwa abuhagira ibirenge. Ngo amare kumuhagira ibirenge Petero ubone kuvuga kuri Petero aravuga ati nijewe ukwiye kumuhagira. Petero aravuga Yesu aravuga ati Petero hakuhagiye ntacyo tuguriyeho. Petero nawe ati niba ari ukunyuhagira uhagire no kumuhagira amaguru uhagire n'amaboko uhagire n'ubuso amaboko ya Petero. Unyikirize amen. Uzabura amaboko kandi Imana sema amen. Mana ni gitanga. Haleluya. Keba kosa ando tena lesoni hali hapa. Yesu data mujaza korera ndashobora bizuru n'urukundo afitiye asabirimo Yohana wongo yari njyamye mu gituza cya Yesu. Petero baramugomeza aravuga ati ngwino. Yohana karasa babona gushika kuri Petero aramubwira ati genda umubaze ngo si uwo ninde. Unyikirize amen. Kuzindi ngubu haravuga ngo duhuriza kuri sahani ariko mu Cyongereza haravuga ngo mwitore. Sema amen. Zabura bakoko z'Imana. Asifiwe. Imana yo mw'ijuru asifiwe. Yesu baramubwira ngo uwo mwitore n'uwo wamara isingiriza Petero abesingiriza Yuda baraza bavuga ngo uwo duhuriza ku isahani ariko we Cyongereza aravuga ngo uwo mwitore n'uwo. Yohana amen. izindi ntumwa zose zavuze ngo Yesu yateguye abigishwa be arabategura mu buryo kandi arabasezera. Mwamare kubasezera aragenda. Mwamare ageze ku musaraba amaze gupfa ku munsi wa nyuma aja gusuka abigishwa bibo bari bahagaze ibiti. Nari babwiye ko bagiye gukerera. Dale tarodo. Omeza komeza. Imana bakubisha. Imana bakubisha. Abigishwa ba Yesu yasezeye bamwe bari baratabanitse abandi bari baramukurikiye abagore bari bamukurikiye abandi bari batabanyise kuko ngo baze babagore ngo bahagere mu gitondo baravuga ngo n'ukuri twasanze nta gitare twitegereje dusanga igitare cyangwa kandi abagore bagiye bafite ubwenge bwose iki gitare ninde uri bukidukurire ngo bashike basanga hafi
ngo barebe umurambo wa Yesu barabura, ngo bamare kuwubura barasa ngo babwira Yohana na Petero, ngo bababwire barikanga cyane, ngo bamare kugerayo Yohana ngo arinjira na Petero arinjira, baramubura ngo bamubure baragaruka babwira bene data, ngo bamare Yesu yiyereka Mariya, none Yesu atangira urugendo rwo kugenda yiyereka abigishwa. Munyikirize amen. Yesu ni mwiza. Abasirikare barize Yesu umunsi azuka ngo barabahamagaye barababwira ati nyabo aya makuru mugende mufurikira kanwa, n'aya mafaranga mugende musome mushake kirete mushire ku kanwa, nta yandi makuru tushaka, cyakagira umuntu uzamenya ko Yesu yazutse. Sema amen. Ari wabahamya urupfu rwa Yesu nubwo batubushije ariko ujya mwana yawe munyikirize amen, munyikirize kandi amen. Kandi abasirikare b'Abaroma ngo bari barigishijwe kurinda mu buryo umuntu umwe yaringwaga n'abantu 8 cyangwa 16. Hari igihe umuntu umwe yaringwaga n'abantu 4 inyuma, 4 ibumoso, 4 iburyo, 4 imbere. Niko abasirikare b'Abaroma bari barigishijwe kurinda, kandi bari barigishijwe mu buryo hari santimetero batarenza hagati, hari santimetero batarenza hagati. Uyu ibarinze hagati yagomba kuba hari undi mwanya mutoya kugira ngo wenda uyu niba gucitse uyashobore kumufata. Ariko babasirikare bose umunsi marayika bakuru cyagitana munyikirize amen, munyikirize amen. Abasirikare bose baratabanyika barapoteya baja kuba batumye kurida tebe wa mugabo yambirega yakize mute marayika yakikuye igitare n'utuzira gutwara icyo kudufasha mugende mututu ngaya mafaranga mugende mututu munyikirize amen. Ariko Yesu nawe kuko yarasi kuko ndibaye kuzuka hagomba kuba andi makuru yo kugira ngo amenyekane ko Yesu. Bibiliya ivuga ngo atangira urugendo rwo kwiyereka abantu. Haleluya. Munyikirize amen. Abantu bambere Yesu niba abagore bari basigaye ku bituro Mariya na mugenzi warabiyereka. Mariya bakubone aramubwira ngo agira ngo none mu mubitsi w'agashamba, aramubwira ngo umutware wanje wamushize hene kumureba, aramubwira ngo Mariya yizera nigishije ugende kubwira bene data. Munyikirize amen. Munyikirize kandi amen. Aragenda Yesu yiyereka abigishwa batabari. Bibiliya ngo nyuma yo gusuka ngo yafashe n'ikindi gihe cy'iminsi 40 abwiriza iby'ubwami bw'Imana. Suko yari atagombaga kuja mu ijuru ako kanya, nuko kwari kugira ngo abanze ahamirize abantu ko ari muzima yazutse. Anyomoza ikinyoma. Munyikirize amen. Hari umugabo nabonye wanditse aravuga ngo impamvu zihamya ko Yesu Kristo yazutse. Aravuga ngo impamvu ya mbere ngo ni igitare niba ye iranga. Aravuga ngo bemera ko yazutse n'abatemera ko yazutse, abapagani n'abakristo bose ngo bahurizaho kwiva ya Yesu buri munsi yaranga. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Tokose mwamubaye kure iyo bahafi bakukore agumiriza itabane ariko kanisana amuriwe kugira Yes.
nta kintu kirimo indani. Munyikirize amen. Asoreze kubaka abagabo ndabigishwa abantu bagiye bavuga ko abigishwa bashobora kuba baraje bakiga umurambo bakagenda bakabesha ko yasoze, ariko undi aravuga ngo iyo abigishwa bari bazi neza ko bije umurambo ntibari kwemera gupfa urupfu urwo bapfuye. Munyikirize amen. Ntibari kwemera kumuhamisha urupfu rwabo. Sema amen. Iyo Petero ataza guhamya neza ko Kristo yapfuye akazuka, yari kwemera ngo bamubamba. Grâce à la santé et la libre. Zishini grave la santé. Kene ya côté de Siva. Ayere sineza. Sema Yesu yabwiye Petero, aramubwira ngo Petero uratanutse, ariko numara gusaka abantu bazagukenyeza bakujyane bashaka. Bibiri iravuga ngo yari mubwiye ufaza, yari mubwiye icyo gihe Petero sinyabisobanura ngo urubingo ntirugira stabilite ushaka n'ubuyaga. Aramubwira ngo uri Petero, numara gusaza numara gukura ubukure yaramubwiye n'ubukure bw'agakiza, numara gusobongera Yesu neza. Ni nawe wavuze ngo niba mwarasobongereye bekorobera so pemaya. Asifiwe Yesu. Niba ndashobora asifiwe Yesu. Niba mwarasobongeye mukamenya ko wamumwegere niwe muyezima janze nabubatse wari kufumusha aratora. Niba ndashobora asifiwe Yesu. Yesu yakundaga kubabwira ngo nimwe bagabo muragimwe bagabo, ababwira ngo nimwe bagabo yari nababwira igihe bazageraho bakagira ubuhamya bwo mu mutima butavuga amagambo. Ubuhamya hari umunyabwenge wanditse ngo nesa amaraso y'abera ngo niyo semanse niyo mbuto ya Kristiyanite. Amaraso ya ba Petero niyo mbuto y'ubukristo. Niba uyu munsi turi abakristo ni amaraso ya ba Petero babanje batubana. Niba uyu munsi turi abakristo ni abagabo bicishije ibisumeri, kandi aba bagabo ntibicishije ibisumeri ngiyi ni ubuhamya bwa Yesu Kristo.
abahamya babonye Yesu Kristo apfa bagasubira bakabona azuka arabasezera. Unyikirize amen. Oguca bahabaye wabasezera barazamuka ngibiki birabakingiriza ngo bararama cyane ngo guhaza abagabo baza Yerusalemu. Unyikirize amen. Sema amen. Amen. Niba Pasaka atari ihame ry'ukuri ryo mu mutima, hari ni Pasaka kwisi. Niba Pasaka atari ubuhamya bw'ukuri bwotuma gupfira kwizera kwawe, hari ni Pasaka. Mungu alibariki neno lake. Unugawe nibwo bwagize uwo niwe